duhere ku bukwe. Yego. Yewe uriya muhanzi simuzi amaso ku maso. Mbona nkubona. Ariko muzi mwumva bamuvuga. Yego. Hamwe n'undi baba ari kumwe Dorcas. Yego. Natangajwe no kumva ubukwe bwe. Yego. Bwabaye igitangaza. Kuko ntabwo bwigeze bumenyekana bushobora kuba bwatunguye abantu bakabona mu mashusho ngo yasezeranye mu mategeko. Yasezeranye avuga ikinyarwanda mu gihe basezeranye kuvuga igifaransa kinagoye kucyumva. Yego. Ni cya gifaransa cyo muri Afrika y'Uburengerazuba ni kuri abavuga batsindagira ko hari ibirimi by'iwabo babigoramye ukuntu bishaka kukicangamo. Ariko nge nibajije impamvu abantu bamutinzeho. Afite imyaka y'ubukure. Yego. Ko nabonye afite 22. Arayifite. Inuva yujuje ibisabwa kugira ngo abe yaba umugore. Umushatse nawe yujuje ibisabwa. Nta myaka ntarengwa iriho kuvuga ngo umuntu ntazongere gushaka. Ahubwo hari imyaka iri munsi yemerewe gushaka. Uramutse ubitinyutse hano ribu yahite kugeraho vuba na bwangu. Vuba hari abantu twabonye babafatira mu bukwe. Yego. Ribu gahite sesekara aho ngaho kaza abantu bakabase ribu rero butashye. Bakabona uwari ugiye kuba umugeni n'uwari ugiye kuba umukwe. Yego. Babanyuranyeho. Ambitse yasa. Ipingu rwose bafati tugende mujye kubisobanura turi hariya. Ntabwo rero numvise neza icyatumye abantu babigira intambara. Ariko icyo nabashe kumva nuko uriya mu Nyaburkina Faso ari umukire. Ko numvise bavuga ngo hagarariye ngo ikigo runaka ukuntu. Nge ntabwo muzi ariko numvise abantu babivuga. Byase bituma ntekereza ikirere. Amashyari y'Abanyarwanda. Abanyarwanda turi abanyamashyari, tugira ishyari, tugira itiku, tugira umunwa. Yego. Tukumva ko Hakizimana yiboneye umugabo. Hari nabonye batanye bati mu murebe neza aratwite. Aratwite se nimwe mwayimuteye. Abagiye batwite bose se ni bangahe? Ariko iyo yagenda twita ariko ntese wayimuteye niba ari we yemeye akamujyana ibyo bibareba he? Umugore se utwita. Aratwite se yaje gusaba inkunga ngo uzamufashe kurera wazabyara. Aratwite se yaragutakiye timbuza umugabo njyana. Aratwite se yaragutakiye niba uri umukobwa we waraheze wanyu. Yego. Yaraje aragutakira ati dore ndatwite nyamuneka wanteye inda sinzi niba zanjyana. Yarakuririye. Iri ni itiku. Sinzi niba hari ikindi burenze. Ni itiku. Tujye tureka amatiku. Ahubwo noneho Vestine yimenye. Yego. Ubwo abantu batangiye kuvuga cyane kuri hari n'abantu tujya twumva baroga abandi babaziza ubukwe bwabo bifitiye. Nk'ibyo biraba. Ibyo ari kuvuga ngo n'amahirwe araje kwifata nk'ubwishongozi bakabimuziza. Ntuzagere naho unywa amazi ujye uyagura. Ari siri diwera. Afunze nese ukitegereze n'ufungura ukumva bize byirukanka utereka aho ngaho. Abo bandi bishingamo amacupa ibyo nabyo ntabwo nandeba cyane. Gusa nuko babishyira ku karubanda bagatuma abantu babibona. Batabishyira ku karubanda. Iyo bishyira ku karubanda tukabibona. Ntugutangira kubavuga ariko niyangirikanye ababyeyi singe. Yego. Umunsi bizabyamugize ingaruka ari kwa muganga bate n'urucupa nijombye. Ntabwo ari nkizaba ari kubabara. Gusa kubishyira ku karubanda nicyo kitubangamiye. Bigatuma bigwa mu maso y'abantu bitari ngombwa. Hari igihe ujya kubona ibintu birizanye uzareba ari ibintu ibintu byizanye nko ku ma Facebook hose udakeneye no kubona niyo wabirombo ni segonda rimwe ariko ubibonye bikabangama. Ibyo ntibinandeba gusa menya atari bo bari kubyijomba ari ibyo byabwenge bibarimo ari ikintu kiba kiri kubakinamo. Uko ari amashusho yashyizwe hanze. Yego. Witegereje neza. Shava atari kujya byose hari ikindi kintu kiri kubakinamo aba bantu. Ko nabonye atari umwe n'umwe wenda wigaragara ku rucupa ariko bafite n'abandi bari gukorana ibindi kabazi pas possible. Mu Rwanda natugeze. Sodoma na Gomora zari zirenze biriya. Biteye ubwoba. Nibavuga ngo Los Angeles yarahiye kubera abantu ngo bapinze Imana bakayigaya bakayisuzugura bakayijomba ibikwasi. Aho bari bashaka ko dushyana nabo. Alright, Jaras Official TV nanone kandi turabasuje twizere ko bumeze neza cyane. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye nk'ibisanzwe. Twicaye muri Urban by City Blue niho tugiye kuganirira n'uyu mu papa mubona kuri kamera. Mu papa mukunda muri benshi njya mbibona mu buryo mu muhama commentaire menshi amwereka ko mumukunda. Ariko nawe akagira uburyo bwo gutanga ibitekerezo bye njya mbona kuri X
hari ubwo nawe ashyiraho nawe bakamumerera nabi ariko nanjye nkabamerera nabi burya hariya ni impanguhe ntabwo ari ukuvuga ko umuntu yakumera nabi ngo umwihorere hariya ni uguhererekanya ni uguhererekanya kandi uzanye ibintu byinshi ni ukuguhereza nanjye nkanakuburuka ubwo ukazaba ujya kubivugira ahandi hatari kuri page yanjye yego niko bimeze ariko ubu ntabwo nyibaburuka cyane mbere nibwo bantukaga baranyishe baransegereshe ariko ubu ngubu niba baramenyereye ko arasa nkamurasa akavuga nkamuvuga ubu ntabwo bakimvuga cyane ubu barayobotse noneho cyane ko nk'abari abantu bitaga utuzina twe utamenya abenshi nagiye mbamenya nkamureba bavuga kuri umuntu w'umugabo cyangwa se umuntu w'inkumi ubundi utukanira iki iyo utukana uba wumva umeze ute bagiye babireka benshi barabitimo kuyoboka baba batereka tuyoboke ariko hari n'abandi babakuye baba bakizaho ujya kubona ukabona wenda wivugiye uti uyu munsi imvura yaguye muri Kigali agahita atangira ati se imvura irakureba weho se uri meteo wavuga ute ariko wenda muri Tanzania bavuze indwara ya Marburg nubwo Tanzania yihakanye uri muganga se uradushaka w'icyabaye kabota ariko hari abantu baba batamenyereye imihanda bapfa kuvuga gusa kugira ngo avuge mbese yigaragaze tu ariko abenshi ntibakoresha amazina yabo twahisemo kubihorera nuko bimeze aho ni sawa so bwana Njeri Mutabaruka rero ndakwakiriye hano kuri Jaras Official ni ubwa mbere tuganiriye ariko ni byiza n'iby'agaciro kuko rwose nanjye nkunda ibitekerezo byawe kandi ntekereza ko n'abantu bari hano baraza kugira ikinyabupfura cyaka niba nakigire hari igihe umuntu aba atararizwe neza akigaragaza abantu bakamubona burya iyo umuntu atagize ikinyabupfura akigaragaza nabi avuga nabi atukana burya abandi nubwo batagusubiza ariko baba bagucishemo ijisho baba batari kuyuwe nta burere yahawe cyangwa se yarabuhawe arumbira uwamureze yaramurumbiye n'ikirumbo bakakwibona gutya ariko niba kuvugeho ariko burya bakubonye ukuvuga ngo abantu bananiranye bose siko batahawe uburere ahubwo abenshi ni ababuhawe ariko babera ibirumba babareze kuko hari ushaka kuba yararezwe n'utaramubyaye kubera amateka yacu hari n'uwarezwe n'uwamubyaye abo bose rero iyo bananiranye bashyira mu gatebo kamwe aba ari ibirumbo byarumbiye igihugu umuntu yakwiye kwirinda kuba ikirumbo cyangwa se ngo ubwo bavuze ngo abantu bananiranye n'ibirumbo wenda warananiranye batavuga ariko kuki bavuga ngo bananiranye bo ntibananiranye uvuze ku birumbo n'ubundi numva bitari kure cyane ya topic numva nshaka ko tuganiraho uyu munsi cyangwa ibyo nshaka ko duha ibitekerezo kugira ngo udufashe nawe kumva uko ubyumva ngo n'abandi nabo batanga ibitekerezo hasi bagendeye wenda ku byo watanze cyangwa uko babyumva kuko bashobora no kutagendera ku byo natanze bakavuga uko babyumva bavuga uko babyumva ubundi ahanini kuko nyibyo mvuga ntabwo ari ijambo ry'Imana ni ijambo rya Mutabaruka ntabwo waciye iteka ndagendera n'ubundi hafi y'ibiri kuri social media kubera ko n'ubundi niyo zo tubarizwaho ngo ni nuva mubyita ngo ni mu mihanda niba ari amakuru yo mu mihanda yasesekaye mu mihanda niba ari atakaye kuko ibintu biri ku mihanda kenshi byatakaye hari n'umuntu wampamagaye ati wabonye ko Njeri yageze ku mihanda avuga ati se umuhanda uva hirya ari ku muhanda uva mu mujyi ujya Nyamirambo ari ku muhanda uva Remera ugana Sonatube ari ku muhanda wa ni ku muhanda w'imbuga imbuga nkoranyambaga zigira byinshi cyane bigenda binyuraho ariko hari byinshi tuba tubona tuba bigomba gusiga nyine n'ubundi hari icyo bisize muri society bisiga inkuru ariko buri inkuru ngira ngo iba irimo n'ikintu kijyanye wenda n'amasomo birashoboka hari inkuru zisiga amasomo hari n'inkuru zisiga nta somo zitanze hakaba n'inkuru zisiga gusa abantu bandagaye inkuru burya zirimo ibintu byinshi biterwa n'uzumva hari ushaka kubyumva baba batariko nk'aba bavuga iki tayariho nta somo avanyemo hari n'ushaka kubyumva ati mubivuge mukomeze mubivuge nuvuga ko ari kumvamo isomo hakaba n'undi utabiha umwanya gusa akareba abantu bari kuvuga akavuga ngo siko ntanabyumva kandi ni Ikinyarwanda turi kuvuga nawe aracyumva urumva ureba niwe umenya ibyo akuramo so ntabwo ndi bujye kure cyane n'ubundi y'ibiri trend cyangwa se ibiri kuvugwa cyane kubera ko biba bifite aho bihurira n'ubundi n'urubyiruko muri rusange ntekereza ko imibare igaragaza ko ari rwo rwinshi nibyo ni hejuru ya 60%. Yego so uko byamera kose abakonsoma hano nabo urubyiruko ari rwinshi cyane turanabibona mu bijyanye n'imyaka iri kureba uko bakurikira hagati y'imyaka 25 na 35 rwose
niyo range abantu benshi baba barimo gusubiza hejuru. Ni byinshi cyane. Hari ibyo mu minsi ishize numvise mukoraho comment mu kiganiro uri kuri radio bifite aho bihurira n'ibyari byasohotse. Icupa rya Heineken ryari ryabaye trend. Niho nabonye rivugwa, nabonye amafoto y'icupa, hari irigondamye, hari irisongoye, hari irivunitse. Yego. Ayo macupa ari kuza byabaye nk'igihe cya Baritazari neza. Baritazari kandi si mu Rwanda ariko mu Rwanda yaravuzwe kurusha iwabo. Ugasanga amacupa banditseho ni Baritazari. Yego. Ahandi banditseho ni boisson baritazarienne. Ahandi baranditseho ngo ni ikiribwa baritazarike. Bese byari byabaye Baritazari. Aha rero byabaye icupa rya Heineken. Aha si gukandagira icupa rya Heineken. Ahubwo uruganda rwenga iriya nzoga rwakwiye gusohoka rugasobanura rukavuga ati rwose mudutandukanye n'ibyo bintu biri i Kigali. Kuko abantu benshi barimo gutinya pe. Bati icupa ryabaye icupa kabisa. Yego. Angeli, uri umupapa nawe bya byose, uri umuntu ureba ibintu byinshi. Hari ibintu bibiri nshaka ko utugereranyiriza ugendeye ku biri hari kuvugwa. Hari ubukwe bw'umuhanzikazi Vestine bwavuzweho byinshi, ariko ahanini bari kuri rating no kuba yabarongoye n'umuntu muruta. Ntabibonye ibyo ngibyo ngo mukubye kabiri. Hakaba ariko n'ibyo bintu twari dutangiraho by'icupa. Kaduhere ku bukwe. Yego. Yewe uriya muhanzi simuzi amaso ku maso, mbona nkubona, ariko muzi mwumva bamuvuga. Yego. Hamwe n'undi baba bari kumwe Dorcas. Yego. Ko ari abahanzi n'abaririmbyi bagaragara mu byo twita gospel, ubwo n'indirimbo zihimbaza Imana. Banakunzwe pe cyane, ariko no kumenyekana bakuwe kuri izi mbuga n'ubundi hari. Yego rwose. Ntabwo twari tubazi. Bashobora no gukora igitaramo burya nabo arena bashobora no kuyuzuza. Bayuzuza. Kuko ubu tuzige dupimira kuri arena. Tuzige dupimira kuri arena. Yego. Bateka turebe kuri arena bimeze bite. Turebe. Barashaka kuyuzuza. Yego. Ariko natangajwe no kumva ubukwe bwe. Yego. Bwabaye igitangaza. Kuko ntabwo bwigeze bumenyekana, bushobora kuba bwatunguye abantu bakabona mu mashusho ngo yasezeranye mu mategeko. Yasezeranye avuga ikinyarwanda mu gihe basezeranye kuvuga igifaransa kinagoye kucyumva. Ni cya gifaransa cyo muri Afrika y'Uburengerazuba ni kuri abavuga batsindagira ko hari ibirimo by'iwabo bigoramye ukuntu bishaka kukicangamo. Hari abantu bacyumvise. Ngiye igifaransa njye n'izindi ndimi. Yego. Niga n'indimi nyafrika. Ubwo ngiye kubyumva ndabyumva. Ngiye nkakivuga nkuko wenda abafaransa bakivuga, ariko arabakivuga ukundi ndabyumva pe. Yego. Ariko ngiye nibajije impamvu abantu bamutinzeho. Afite imyaka y'ubukure. Yego. Ko nabonye afite 22. Arayifite. Inuva yujuje ibisabwa kugira ngo abe yaba umugore. Umushatse nawe yujuje ibisabwa. Nta myaka ntarengwa iriho kuvuga ngo umuntu ntazongere gushaka. Ahubwo hari imyaka iri munsi yemerewe gushaka. Uramutse ubitinyutse hano ribu yahite kugeraho vuba na bwangu. Vuba. Hari abantu twabonye babafatira mu bukwe. Yego. Ribu gahita isesekara aho ngaho kaza abantu bakabase ribu rero butashye. Bakabona uwari ugiye kuba umugeni n'uwari ugiye kuba umukwe. Yego. Babanyuranyeho. Ambitse yasa. Ipingu rwose bafite tugende mujye kubisobanura turi hariya. Ntabwo rero numvise neza icyatumye abantu babigira intambara. Ariko icyo nabashe kumva nuko uriya mu Nyaburkina Faso ari umukire. Ko numvise bavuga ngo hagarariye ngo ikigo runaka ukuntu. Nge ntabwo muzi, ariko numvise abantu babivuga. Byase bituma ntekereza ikirere. Amashyari y'Abanyarwanda. Abanyarwanda turi abanyamashyari, tugira ishyari, tugira itiku, tugira umunwa. Yego. Tukumva ko undi niba hari uko bigenza ateye intambwe ye, tugombe tumuvugeho. Yego. Ujarasi. Uramutse uguze wenda imodoka ya Hama. Yego. Bakayikubona munyuzeho na plaque ukandikaho uti Jaras. Yego. Kuri kw'Imana bakuvuga, bakongera bakakuvuga, bakagutotora guhera ku mano bakagera ku musatsi ku kantu kanyuma. Bakuriho bavuga aguririya modoka akora he? Yayikuye kuri YouTube. Ni umujura. Ashobora kwarisha umuntu. Primaire ngaragaruka. Baragaruka. Ashobora kwarisha umuntu. Bati ariko ubundi ko twigaga yicara inyuma yanjye ntiyabaga ari guhengereza mu kwahangwa arebe ibyo ndi kwandika akaba ari byandukura. Ariko ubundi kwiwabo baba mu gice cy'ingunguru kandi wenda nta nahazi. Yego.
iwabo mama we ntaca inshuro kwa ntuzazi kugira ngo barye siko babayeho. Yego. Nuko rwose bakakuzamura bakakuvuga bakongera bakakuvuga bakuzamuye bakanakumanura. Yego. Uyu nawe rero mukuri kw'Imana nimudasanga ari amashyari y'abanyarwanda mu ngaye. Umwana yiboneye umugabo n'abagabo baranabuze rega. Gusa abagabo ntibabuze. Yo tugiye muri statistique mu mabarura dusanga abakobwa ari bangahe, abagitsina gore ni bangahe, abagitsina gabo ni bangahe. Abagitsina gabo nibo bake. Ati Imana yiboneye umugabo. Hari nabo nabonye bati mumurebe neza aratwite se nimwe mwayimuteye. Abagiye batwite bose se ni bangahe. Ariko iyo yagenda twita ariko ntese wayimuteye niba ari we yemeye akamujyana ibyo bibareba he. Umugore se utwita aratwite se yaje gusaba inkunga ngo uzamufashe kurera wazabyara. Aratwite se yaragutakiye timbuza umugabo njyana. Aratwite se yaragutakiye niba uri umukobwa we waraheze iwanyu. Yego. Yaraje aragutakira ati dore ndatwite nyamuneka wanteye inda sinzi niba zanjyana. Yarakuririye. Iri ni itiku. Sinzi niba hari ikindi burenze ni itiku. Nibareke ugejeje ku myaka y'ubukure. Yego. Yishakira umugabo nawe ugejeje ku myaka y'ubukure. Amagambo ashirivuga hora bavuze ko yataye indangagaciro za gikristo ADPR gutese ese yijyanye. Bavugaga imigaragarire se yihe umuntu arasuka iki arashyiraho arasuka se sinzi abakobwa ba papa bari ba pasteur basuka. Gusuka se bibujijwe he muri Bibiliya birabujijwe. Ariko ibyo bintu bihaye ngo arasuka bagaragara atya waradefirije iyo ADPR ntabwo nkiritika amadini ntabwo njyanije mu kwizera ko abandi cyangwa kwemera. Niyo yonyine igomba kubwira abanyarwanda akazi ko batemere gusuka. Abayizanye bo ntibasukaga. Abazungu ntibasuka ukasanga yasutse igihande kimwe n'ikindi. Kandi koko kandi nibo ibyo rero bari kuvuga ngo agaragaje ngo imyitwa nabona bitajyanye n'ibyo yizera arajye mu rindi dini. Okay. Byabitwaye iki? Ati yarongowe n'umusilamu. Umusilamu sibyo ni ibiki? I Yerusalemu ntihari igice kirimo abayisilamu hakaba n'ikindi kirimo abakristo. Ni Betelehemu suko siho umwana w'Imana Yesu Kristo aba bavuga ko bemera siho yavutse. None sibyo ni ibiki? Imyizerere si buriye no ko umuntu yashakana n'undi. Ubu se abantu ntibashakana kandi buri wese akanyurwa n'imyizerere ya mugenzi we kandi akayubaha. Ibyo bintu by'amateko tujya tubivamo. Ari n'amateko yatumaze yatumunze. Ikintu cy'imbibi z'idini, imbibi z'igihugu akenshi ni ibintu bikunze kuba muri societe. Imbibi zi umuntu akavuga ati imbibi z'igihugu zo ntizinakwiriye kuba ziriho. Vuga. Kuko twibwira ngo abantu benshi twibwira ko ibonye umuzungu ubonye ubutunzi. Niyo bari umusaza usigaje amazuba abiri abonye ubutunzi. Niyo yaba ari umukecuru tutazi n'imyaka ye wirinde no guseka ngo amenyo atagwa. Yego. Ati ntabwo tujya ngo abonye igisaza cyangwa igikecuru ibyo ntabwo tubivuga. Ariko ko akari umwirabura mugenzi wacu turatangiye ngo niho muri Burkina Faso nuwaho nyine. Yego. Nundi niwo mu Rwanda. None se bitwaye. Ejo muri ko twabonye umuhanzi se ufite uwo muri Ethiopia. Nundi ari wo mu Rwanda. Ko tutabivuzeho. Abantu bagiye bari kiteko. Biterwa n'abantu bahuriye. Abandi bo muzi barahuriye he? Ntaho hazi ibyo. Nuko tutazi rero twicecekere tuzi nuko ruzubakwa hari gihe ruzaramba nuko tubatega iminsi abenshi tuvuga n'abantu y'ibyacu bazaratunaniye ugasanga tushaka kugeranya uko tubayeho nuko abandi bazabaho. Aragiye kandi wenda twari kuzamugira muri bridal shower. Aragiye kandi wenda twari kuzamwambarira. Abaho rero afite abandi bazamwambarira itiko rikazamuka. Abanyamatiku ijambo itiko ndivuga buri gihe. Itiko kabisa. Yanyuze kuri Instagram yari yandikira ati yanditse mu magambo y'Icyongereza ariko ndagerageza kuyasoma mu buryo bw'Ikinyarwanda ati ndi umunyamahirwe ukomeye kugira umuntu nkawe umpa impamvu zirenga igihumbi zituma mwenyura buri munsi. Uri w'agaciro gakomeye cyane. Kugukunda nicyo kintu gituma mbaho nyuzwe. Ndi mu buzima buryoshye kandi bufite ejo hazaza. Courage rat. Yego. Courage. Courage rwose. Kuko urumva iyo umugabo n'umugore bashakanye nibo ubwabo baba bazi impamvu bashakanye. Nibo bazanyurwa cyangwa batazanyurwa. Yego. Abaswahili hari umugani bajya bavuga
ngo pilipili usiyokula ya kuwashia nini? Pilipili murayizi? Yego. N'urusenda. Urusenda. Urusenda utariye rukurira iki? Cyangwa se igitokorwa kitakuri mu jisho kikuriza kubera iki? Waretse watoko wakarira. Sinkayo yose. Niba hari igishokoro kiri mu mwenda cy'impanda, wowe uri kwishimashima kubera iki? Wareka uwo kiri guhanda akaba ari wishimashima. Arakubwira ati mfite impamvu zirenga 1000. Ni umunyarwanda kazi undi ni umunyaburkina Faso. Yego. Ni umusilamu uri mu adeperi. Igifaransa avuga namenye batazabasha kumvika. Birakureba. Hari abantu batarebwa n'iki kibazo, nyamuneka mukivanemo amaguru yanyu mugikuremo umunwa wanyu. Abantu bazi gucomeka umunwa mu bintu bitabareba. Ubwo wenda niba ari udukurikiye ubyumva kimwe nanjye cyangwa atabyumva kimwe nanjye, atanga ibyo bitekerezo ariko ntabinziza. Ye nuko mbyumva, tureka itiku, tujye tureka amatiku, ahubwo noneho Vestine yimenye. Ubwo abantu batangiye kuvuga cyane kuri hari n'abantu tujya twumva baroga abandi babaziza ubukwe bwabo bifitiye. Nk'ibyo biraba. Ibyo ari kuvuga ngo n'amahirwe araje kwifata nk'ubwishongozi bakabimuziza. Ntuzagere naho unywa amazi ujye uyagura. Ari siri diwera. Afunze nese ukitegereze n'ufungura ukumva bize byirukanka utereka aho ngaho. Nibyo. Bavuga ngo nta butaha butagezwe amashoka cyangwa butagezwe imihino. Intorezo. Ariko we ubwe ni uzi impamvu asanze umunyaburkina Faso. Ejo cyangwa ejo bundi umunyaburkina Faso amaze kumenya neza ikinyarwanda n'imico yacu, uzaya ko ubona abaye umunyarwanda bamuha bwene gihugu, azaba bwemerewe ko ashakanye n'umunyarwandakazi. Ibyo bikureba he menye ukivuga, ukabanza ugakemura ibibazo bikubangamiye, ukabona kujya mu by'abandi. Iyo niyo nama nakugira. Nawe Jarasi niba uvuga abandi, mugira inama yo kubanza ukimenya. Iyo nama ndayumva. Wimenye umenye ibibazo bikubangamiye, ubanza ubyiteho bikemure, nibikunanira wiyakire, ureke kuvuga abandi. Ari ribyo. Ariko ubundi dushyize mu gaciro, ari ukurongora uri muto, uri umukobwa, no kubona umukobwa wawe yaba ari kwinyensebuza icupa nka bya bindi twabonye bindi, ngo umuntu yahitamo iki. Ariko uri muto gute? Muto mu myaka se, muto mu gihagararo, muto mu ki? Muto mu myaka yo itemewe, ntabwo ibyo bigomba kubaho, nibeho bazagufunga. Ariko mu myaka 22 afite, sinzi impamvu muri kumwitaho ni muto. Uriya aberewe no kuba umugore ku myaka ye rwose. Nibyo kandi niko bimeze. Nta nubwo binatureba. Abo bandi bishingamo amacupa, ibyo nabyo ntabwo nandeba cyane, gusa nuko babishyira ku karubanda bagatuma abantu babibona. Batabishyira ku karubanda, iyo bishyira ku karubanda tukabibona, ntugutangira kubavuga. Ariko niyangirikanye ababyeyi sinjye. Umunsi bizaba byamugize ingaruka ari kwa muganga bate n'urucupa nijombye, ntabwo ari nkizaba ari kubabara. Gusa kubishyira ku karubanda nicyo kitubangamiye. Bigatuma bigwa mu maso y'abantu bitari ngombwa. Hari igihe ujya kubona ibintu birizanye, uzareba ari ubona ibintu byizanye nko ku ma Facebook hose, udakeneye no kubona niyo wabirombo ni segonda rimwe, ariko ubibonye bikabangama. Ibyo ntibinandeba, gusa menya atari bo bari kubyijomba, ari ibyo byabwenge bibarimo, ari ikintu kiba kiri kubakinamo. Uko ari amashusho yashyizwe hanze, witegereje neza, shafate kujya byose hari ikindi kintu kiri kubakinamo aba bantu. Ko nabonye atari umwe wenda wigaragara ku rucupa, ariko bafite n'abandi bari gukorana ibindi kabazi pas possible. Mu Rwanda nta tugeze. Sodoma na Gomora zari zirenze biriya biteye ubwoba. Nibavuga ngo Los Angeles yarahiye kubera abantu ngo bapinze Imana bakayigaya bakayisuzugura bakayijomba ibikwasi. Aho bari bashaka ko dushyana nabo. Ayo kabona Jarasi arahiye ashangira bariya kandi wenda ari umwere nta ruhare yabigizemo. Ari hatari kabisa ni ibintu Imana igiturinda kubibona. Yego. Cyo ngicyo ndacyemeranya nawe kuko ari abantu bari babikomye bavuga ko mwarimye hitaka muri ara mu video bavuga ati muri kubasabira gufungwa ntago ari wo muti. Hari wabonye tubavuga amazina? Yeshwe. Hari abo twerekanye? Yeshwe. Wenda nabandi twavugaga. Mubwirwa n'iki ko niba abantu bavuze nta zina bashyizemo. Nta video berekanye. Nta foto nimwe berekanye. Urabihuza ute? Ari kwakunda abantu bumvirana bakwiye kusigishwa no kujya bumva amaradiyo cyangwa amateleviziyo. Ariko uziko bakwiye kujya isomo yo kumva. Abantu bakumva neza bakajya bumva.
cyangwa se niba wumvise ariko ukabona ibyo bintu batabishyize wibihuza icyo nicyo wibihuza okay. None se Angeli ubona ari iki gituma abantu bakunda video z'ubwambure? urazikunda Oya. none ko nanjye ntazikunda namenye n'abandi bazikunda kuzita zisakara cyane kurusha ibindi kubona zibaye inkurura. bishobora kuba atari ukuzikunda ahubwo ari uguhererekanya ngo berekane ko umuntu yasaze wa muntu bari bazi umustar wa muntu murebe noneho ibintu arimo akora kabaye atari ukuzikunda ahubwo ari kugira ngo bamwandagaze kurushaho kumuhururiza urutso bwa mbere ntekereza ko intego aba ari ukwandagaza yego n'abandi bakamufasha kwandagaza yandagaye ni murebe buriya ishobora kubona video itari y'ubwambure ari nk'umuntu usanzwe uzwi yasinze mu muhanda kugenda agaragurika mu byondo nawe yahita ikwira vuba igasakara iyo uzwi ibi kugaragara byose bisakara vuba uretse ibyiza bavuze bati nguyu ari mu kiliziya ari gusenga kuri ko Imana iyo ngiyo nta n'uwayireba ariko bakwerekanye wasinze uri kubarara hariya Miss atwaye imodoka agonze ipoto ageze hafi ya Saint Michel sinzi ibintu agonze bagahita baza ntabwo ari iz'ubwambure gusa baba bashaka kureba ahubwo icyo umuntu uzwi cyane agize igisebo icyo nicyo abantu bashaka kureba no kugikwirakwiza vavu kandi buri wese akayitanga nk'aho ari wibonye bwa mbere yego bati wabibonye agahita n'interpreta yo kuko abenshi niba Miss agonze yego ntabwo ari umwe wagonze hari wagonze ibikutana hafi ya Saint Michel hari n'undi wagonze filime ikindo hari n'undi imodoka yakubise iramukubiranya yaragiye guca muri Sansinique urumva n'aba Miss ntabwo bari kugira ngo hatagira uva umvuze umwe yego Miss ni umuntu uzwi yego umustar umu-influencer umuntu ufite ukwazwi nyine ku rwego rwo hejuru iyo nk'icyo kimubayeho abenshi batanywa yari yasinze kandi ntibamubonye anywa cyangwa se yaratwaye ikigo kiri kugenda kimushisha kimukorakora kandi ntiwabibonye cyangwa se ntabwo azi imodoka yagiye kuri volatazi n'imodoka ibyo nta nubwo ubizi ariko ukumva ko ugomba kumuvugaho nawe ubu ngubu njyewe n'ubwa mbere nkubonye ariko bashobora nko kwandika ahantu bati Jarasi yasinze bamukubita n'ingumi amenyo avamo nanjye ugasanga kuba nti uwamukubise yaratinze ubundi bagombye kuba baramukubise kera kandi ntakuzi niko bigenda niko tumeze toujours ryatiko none bikaba ari muri kamere y'abakonsomateri itiko abakonsomateri n'abacyarya kungisha kumbwira abakonsomateri nkumva baryi abakonsoma content nyine nabo bivuga audience mba gukwirakwiza ibintu ngo nuko ubibonye ako kanya ubundi byagakwiye kuba ari bibi yego kuko ibintu ntibabihagazeho uretse kubibonye runaka bikoherereza kuko naje kubona hari n'igihe bikuyobya ubwawe wowe tubihere nko ku makuru ajyanye n'intambara ukajya kubona umuntu akohereza amashusho ati dore abantu bapfiriye ku rugamba babarashe hehe wenda hano hakurya muri Kongo wagenzura ukabona nk'amafoto yo muri Ukraine kandi nawe yakwirakwije uti dore bamurasiye muri Kongo yego bibaho kandi bibaho cyane niyo mpamvu ugomba kwirinda gukwirakwiza ibintu cyane cyane ko udafite ibimenyetso bifatika ku bijyanye n'ibyo bintu byari twita facts ibimenyetso yego iki ngicyo uvuze kirahurirana neza n'ikintu RMC maze gutangaza mu kanya kashize kuri X iburira ku banyamakuru ba siporo by'umwihariko ivuga ati dukwiye gutangaza cyangwa kwandika amakuru ariko twamenya aho yaturutse ko ari ukuri kandi yuzuye imvugo nka operasiyo ubwino na zandani ziherekezwe n'ibimenyetso bifatika rubanda rufite uburenganzira bwo guhabwa amakuru y'impamo wari uzi ko mu bantu banga ririya jambo operasiyo mbamo kubera ko umuntu araza ngo agiye kubwira ngo operasiyo kuri runaka yego akaza akamuvuga ntamuhe n'umwanya ngo nawe nibura agire icyo avuga kuri ibyo bintu urimo kumuvugaho yego bivuze ko urimo kumuvuga mu mateko urimo kumuharabika kuko mu mahame y'itangazamakuru harimo ko uruhande ruvuzwe rugomba guhabwa umwanya ungana n'uburyo mwaruvuzemo
uraje uricara atangiye yewe yari amafaranga yo kubaka ibibuga hanyuma kandi amafaranga yari yasangiye n'umukobwa runaka barahanaha bamaze kuyasangira bageze gutya bagura ibi bageze epfo barabafata bigenda ibyo binimo kuvuga utavuga aho wabikuye ibyo ni ugusebanya amakuru adafite source yizewe uba urimo gufasha uwayahimbye kuyakwirakwiza no kudaha umwanya umuntu uvugwa mu kibazo biriya noneho ni sakirirego ikintu bita sakirirego urakizi sakirirege kabisa sakirirego bya bindi bavuga ngo ni ugutuka umwuka wera ibara blasphemy ni icyaha Imana yanga urunuka gusebya umuntu ntumuhe umwanya ngo nawe agire icyo avuga kuri ibyo bintu yego kere kubifite mu mashusho wenda ushobora kubivugaho nk'ubu turi kuvanga amacupa ng'ibiki ariko tukirinda kuvuga amazina y'abantu yego bose urahagurutse ngo uri muri operasiyo ukavuga umuntu amasaha 2 wamuriyemo n'utunota 5 ngo nawe yisobanure avuge ukaza ngo ufite amakuru ngo adafitwe n'abandi bantu tari ivumbi nturimo kuvuga aho yakuye byagenze gutya na gutya na gutya ubu noneho ni gutya na gutya na gutya hanyuma ejo abantu bakabona ko wabeshyaga ntiwongere gufata umwanya ungana n'uwakoresheje ngo uvuguruze bya bintu uriya muntu ashatse yakujyana no mu rukiko rwaheze nirahe yakujyanayo cyaka kujyana muri za nkiko zimwe twabonaga muri biriya za Sanhedrin ziriya bajyanagamo abantu bakabicaza muri stade imbere y'abantu bakavuga bati dore yabikoze gutya na gutya na gutya akwiye urunoro urikumva yego ibyo bintu koko RMC yakoze ndumva bifite ishingiro operasiyo ubwino ikindi hari ibyo utavuze babwiye mwebwe ba YouTuber ibiheze kandi ibintu byo kubogama ukigaragaza nk'umuntu ubogamye yego ugafata uruhande kandi ukabogama pe ukajya hari ukavuga harimo ababashaka kwigaragaza ko hari kuvugira nka leta nturi umuvugizi wayo yego arahari umuvugizi n'umwungirije yego ugatangira kwivugira ibyo itagutumye bishobora no gutuma igufata nk'umuntu uri gutuma abantu bayiharabika cyangwa bayivugaho nabi usanga rwose urabogamye ku nkuru runaka icyo kintu kirinde wewe ikintu cya mbere uzatekereza fact yego ibimenyetso yego source aho wakuye inkuru no kwibuka uwo muntu urimo kuvugaho bahagati niba ari amakuru gutanga bahagati yego urebe impande zombi tanga amakuru we kuba umuhimbyi w'amakuru amakuru barahimba oya we kuyahimba gira aho yakura nk'amakuru kuko ntabwo uri kwerekwa umunyamakuru sarerekwa uri kubonekerwa ntatangiye kuvuga ahita ubonekerwa ko bati indege bayireshe uri kubyerekwa umunyamakuru ntabwo yerekwa oya avuga amakuru afite aho yavuye byabaye afite niyo mpamvu nk'iyo turi gusoma biriya bita umureti press review mvuga inkuru abani nyikuye ku gihe yego nyikuye kuri Taarifa nyikuye kuri Hanga nyikuye kuri umuseke bwiza cyangwa se hana imvaho nshya ariko si nyivuge nk'uwayihagarariyeho bityo rero niyivugwamo ibihuha navuze aho nayikuye burya ntawe uzagira icyambaza ntidavuge dore nayikuye ku museke dore niho yanditse ntabwo umunyamakuru ahimba amakuru icyo kintu rwose tukivuganeho umunyamakuru uzahimba amakuru muzamwite bihuha yego ntimuzongere kumureba hari ubwo abantu bahisha ivomo cyangwa se uruse ahantu yakuye inkuru kugira ngo agaragaze ko nawe afite imbaraga zo kuyimenya nk'aho ari we nyir'ubwite icyo gihe ubura umujura w'amakuru wiba amakuru kwiyitirira inkuru zitari izawe uba uri bandi yego tujya tubona n'ibinyamakuru byandika akareba urugero inkuru wenda TV1 imaze gutambutsa agahita yandika nk'uwahagazeyo ntavuge ati inkuru nkesha wenda TV1 inkuru nkesha Jaras TV yego bivugaho uyikuye ntabwo ari igisebo biremewe yego biranakurinda birakurinda ku rwego rwo hejuru cyane nta muntu n'umwe uzaza kuvuga ngo ibyo bintu wavugaga uzabwira uti source première niyo murajya kubaza pana ngewe yego bitabaye ibyo tuba duhora mu nkiko kuko nanone kuba wavuga inkuru ntishimisha abantu yego ibyo ntibizagutera ubwoba kuko ntabwo waje gushimisha abantu waje kuvuga amakuru hari amakuru ashimishije hari n'adashimishije
bitewe nuko inkuru ikoze wabona yisomye wenda bavuze ati Jarasi bamukubise ingumi Yego. amatwi avaho ninyivuga ntabwo iri bugushimishe ko ndi kuyikwirakwiza ariko niba mbisomye bari kuvugaho bagukubitiye Yego. wari inkoko y'abandi ugashaka gusimbuka igipangu utishyuye mucoma akakurusha kuguruka akakuzana akagukubita umunyamakuru akabibona akagufotora n'amatwi yavuyeho akakwandika nanjye mu gitondo nkazinduka nkuvuga Yego. ntabwo iri bugushimishe ariko ni inkuru kwa ko navuze suruse rero ibyo ntibindeba wavuzwe abaza suruse suruse niba nayivuze ko nyine birandeba noneho ninjye nawe yego wenda turi kugenda tunasatira umusozo ko nagiye ngerageza kugira ku matopic menshi cyane ibiba bihari ariko ngarutse inyuma gatoya kuri ino saga tumaze iminsi tubona nabonye hari abantu bari kubisanisha bavuga ko urubyiruko rwaba rufite kwiheba kudasanzwe ari byo bitera ibyo tubona izi video turi kubona z'aba bantu zidasanzwe ibiki imyitwarire mbese iri mu rubyiruko ishingira ku kwiheba nawe uri kubibona ijambo kwiheba ntabwo abantu baryumva kimwe ariko ikiriho cyo nuko turi mu bihe bisa n'ibigoye cyane bituruka ku mpamvu zitandukanye inyota y'ifaranga ubushomeri wibaze umushomeri unafite inyota y'ifaranga ashobora kubona abandi faranga baribona ariko we nta kazi afite kandi yarize yarirukanse inzugi yarakomanze ibiro yinjiyemo bakavuga ati subira inyuma cyangwa sigara dosiye tuzaguhamagara umwaka umwe 2 3 5 kandi mu kwiga ke baramubwira ati akazi karagutegereje hariya kaminuza zamamaza burya iryo jambo barikoresha cyane umunyeshuri usohotse hano ku isoko ry'umurimo aba ari uwa mbere ashakishwa usohotse mu myaka 2 3 5 uko ntawe gushakisha ahubwo ukirwa wirukanka ubashakisha wowe wagerayo bakanakubwira bati rero hano niba uri inkumi nawe urabyumva uraza kundeba saa 12 nimugoroba uransanga hanaha ducingarama turebe ahandi twanyura niba uri umusore wavuga ati mva rero weho amatama masa ntasabire nk'igisigati niba utumva ikinyarwanda bugiye tuzagutumaho ruswa tayari nawe ufite kandi niba uri umukobwa uri kumva utaziyandarika kugira ngo bakunde baguha akazi niba binaniranye bakakugarika hariya bakaguha akazi ariko icyo kintu uzakigumana mu mutwe uvuga uti umanza barakampaye atari uko nshoboye ahubwo ari uko bandambitse hariya bakugira akarima kabo bajye banaguhererekanya nibabona n'undi zikurambarara kukurusha bavuga ati toka karakunaniye uri kumva nza rero ubukene burahari kandi cyane cyane mu rubyiruko hari n'urundi rubona akazi bakagasuzugura nk'abatari kwa bangaba birirwa bacuruza ubunwa babugambo akumva ibyo natabikora ngo kire kumuhaye nka miliyoni ku kwezi kwaba se wize wenda ndangije segondera hano ushaka miliyoni saba utembera miliyoni niboneka tuzaguhamagara wabwira ati nenda gukoma ijana ati njyewe undi mwana akaza karikorera ako kajana kakamusunika nako yagira ama connection n'abantu wenda gatambuka umukiri uvuga uti harya kunde buze utuntu waza nkaguha akazi kumukubita desa gutyo burya ama connection ni meza yenda zamuka cyangwa se niba mukubita ijana akamenya ati nibura 10 nzajya ndi savinga ku kwezi yaryawe ariko ikaboneka hakaba nabandi batabona n'ubwo aho bahijana akaba ati basi kamitemo kujya kuba umuyedi abayedi ntago mbasuzugure ndabasuhuje ahubwo nuko ari akazi kavunanye abantu benshi batinya guhinga byo nta muntu wize wakugira guhinga ukahita bati ngiye ntabi mirundi kubera iki why jewe nirwa mfata imihini amabavu intoki zicika bakangiye mu mujyi akaza gagarana mu mujyi akabona abantu bari guceho barakiza bo biganye bagenda bakira bamwe babyibye cyangwa se babikoreye ariko aho babikwese icyo kimureba ngo nuko babifite akabataye umutwe akataye batari kubunda b'Imana zahaye umuntu uzatangiye kuvuga ibyo bintu azaba yatangiye kwiheba ahati ngiye Imana zizampa ryari yatangiye kwiheba tayari none atangira pange ahure n'abandi bagangi byayobeye yahagare mu biryogo bagwe ati rero iyo byakugoye gutya arakantu tumura bigatuma nibura utekerezaho kabiri bikakurinda ibyo bitekerezo bijyanye n'ibyo wabonye ukajya mu yindi si nakabatamiyeho ntabwo atari ko nugutamira ko ari nakandi banywa hano hepfo ukaguma muri ibyo ukabuhuye n'abantu bagwe atari ko tugashaka ibiceri hari ibigabo bizinduka n'ibikecuru biba bigiye kurangura nta kuntu twajya tubitegereza bikaduha kuri amafaranga bifite byakwanga tukabiniga tayari agacu k'amabandi
muri ibyo wenda birabahiriye rimwe uretse ko iyo bitajya bihira abantu rimwe na rimwe uhura n'abafite intwaro 40 burago ntirenga hari n'igidashika yego uriya nzu icyagega gitaha muri nzu ko gitaha cyasinze nakuntu twazayipfumura mugapfumura inzu y'umuntu mukiba tayari muri amabandi rimwe mukazahura n'umwana warakaye wakoze ikosi ntabashinzwe kukwirukaho ntabwo ari umwatireti rwa kwiruka inyuma akakubona ushikusha agahita gukurikiza isasu igahita rikuvanaho umutwe cyangwa rikakuvanamo igifu tayari usanzwe Uwiteka kandi ugiye nabi gukura umujura cyangwa se operasiyo irabaye barakuyoye baragwaza ubundi kora iki Kigali muri kureba murabona twari twaje Kigali ariko ni Kigali turi nyine turi Kigali ngo iyo ntago ari impamvu yo gutanga akabati rero by'imbere tugenda bakakujyana iwawe nta mpamvu itumye uri Kigali nta mpamvu ntayo wavuye hese nyine twaraje nyine mwaje gute se mugiye gatangwa ariko nta muntu ubujwe kuba mu Rwanda hose yego ni ariko si kuhakora iki okay ko tureba isaha wambaye ruketo wambaye uyakura yego bati nyine urabona hari ukuntu nyine gute iki uri igisambo ibyo rero nibyo bitera abantu imihangayiko kuko kugira ngo azabone amafaranga nuko yiba yego cyangwa kuyasambanira zare za nkumi zose ziba zihagaze za Cosmos izindi zihagaze ahantu hatandukanye mu mbeho kwambara nk'ubusa pe umubu wabamaze imbeho yaba tunenze ngabura ngo abapro ntibajye banajya hara ku muhanda nabo ndabakubwiraho noneho hari n'urarahagaze muri iyo mbeho akabura umugura yego hakabara n'umubaza kanimero hakaba n'undi bahagarara bikamuhira akayabona ariko na za rubaga impande z'abasaza agatwaraho ibirwara bikaza agatwaraho erega n'ibintu by'imikoshi agatwaraho no kumuvunerega none se niba yahuye n'ibigabo bingahe 5 6 7 8 10 ku munsi umwe uwo mugongo azawukura bikamuvuna akajya horataka umugongo horataka umutwe akihata bya inaji kugira ngo akunda resiste bakamuhata za rikeri bakamwica rubi uwo rero ntabwo ari umuntu w'ejo yego n'uwo munota kandi nta nubwo ibyo wabikora imyaka 2 3 baba bamaze kuguhaga bakugize agakecuru wamena inyifu bagakora batari ko uyu nguyu hajya cya cyohe cyavuye iki cyomanzi cyavuye batagera kumfata rero nk'umujura akuye n'umuntu cyane igini kandi mwarahoranaga mugendana uyu muntu uko ara iri gini riba rihagaze hariya mu mwijima kuko atangiye kujya mu mwijima akava ku itara ubuzima burakaze kandi noneho muri rusange ku isi hari ibura ry'amafaranga noneho udafite akazi yategereza ngo arayakura mu bagabo we noneho aragowe umusore yategereza ngo ari buyibe nta bantu bakigendana amafaranga babase kuri banke yego ikiba gisigaye n'ubwinduka umwicanyi ngo arimo gutorutira umuntu ngo akunda yamuhe cyagashiguza agatelefone kaziritse imishipiri bataramuha 1000 yego ntabwo nzi niba ndi bubyite guhangayika niba ndi bubyite kwiheba niba ndi bubyite iki gusa ubuzima ni danjanza so dusoza rero ngira ngo wari ubisobanuye neza uvuga uti ntago ndi kubyumva neza niba ari kwiheba cyangwa se akenshi bakunda kubisanisha n'agahinda gakabije bati ni depression ngira ngo kunda guhurira ariko icyo nashatse kuvuga ngewe naje kuvuga nti ese urubyiruko rwo rufite impamvu zo kuvuga ngo ibyo dukora ni birakomoka mu kwiheba abantu bikomere nibyo byakabaye impamvu yego tuvuge ko bihari ugira ngo umuntu wayo muri bura buzima se wamenye impamvu ari kubikora akenshi umubajije leta avuga ati n'ubukene n'ikibazo cy'ubukene no mu miryango n'ubukene ibi n'ibi n'ubukene ariko burya akenshi asanga atari yo mpamvu yego impamvu abenshi baranze akazi baragapinze baranze gukura amaboko mu mifuka abenshi baranze kuyoboka izindi nzira zabinjiriza ngo ni make yego hari n'abandi bababeshye witondera abantu bakunda kwifotoza akifotoreza ku modoka y'abandi yego cyangwa ku kizu cy'abandi kimeze ukuntu kiryamye ahantu kibyagiye ahantu akabeshya ngo nicyo ngo kizo abamo cyane nk'abantu baba hanze aba diaspora ndabasuhuje yego gasanga yifotoreje mu bintu bidasanzwe ubuzima bwa Hollywood buri rikse kabisa buteye ubwoba noneho babandi basigaye pfiriya winjiza mfeni
abati nari ko abandi bansize sha narasigaye kanzamuke sha nge Nyamiryose zamuke ngewe nge Nyarugenge kabisa mvi wacu injire kapitali nyigemo sha bakubeshye ngo abana bato sha ngo nibo bakenewe yego kwa kundi ugitambuka nyine ngo uruhu rugitengerana umubiri utengerana ibishashi bikajya birabye ko avuti ninge bari gushaka yego bazagushaka iminsi ngahe abasore bakubeshya ngo nabakire kandi birirwa baryamye bakagenda ijoro ariko abo birirwa baryamye bakagenda ijoro bagiye he uwo muntu ukorera 100,000 akaba atunze telefone ya miliyoni yayikuye he yarayibye cyangwa se barayimuhonze senze baracyazihongara barazihonga ubu n'amazu ngo barayatanga ako umuntu utanga nk'inzu ninde rimwe uzanzengurutse umbwira utu yarayitanze bireke kuva bive mu cyuka gusa gusanga ntazo batanga nguko rero n'ubuzima buhenze n'ubuzima bugoye ibintu bimeze ukuntu nyine bimeze ariko ikiriho nuko buri wese yafatize ingamba hari ikintu uvuze gikomeye cyo kuba abantu bareba ubuzima abandi bantu bashyize kuri social media yego bwifuza kandi mu by'ukuri mu by'ukuri ashobora kuba atari nabwo babamo arakubeshya ni ubuzima nyine bwa social media nyine ni ubuzima bwo ku mafoto arakubeshya akakwereka ngo ari Dubai ku mazi uza akora yiki ubwo nawe ugatanya nanjye ngiye Dubai kugira ute ugiye kugira ute ko ari handi uzajya kumva abantu bamuzanye bamuziritse baramutezaga imbwa zabo ngo zikajya uzikora umuti ngo hari abo rwose bahura n'iryo sanga tujya tubona se bari kubyivugira ku mbuga nkoranyambaga ati umukire wawe yantezaga imbwa ikandongora wari wagiye ute wajyaga he none nk'aho ibikomere byabura tunyurwe wamara gutandukana n'imbwa n'abantu batanyurwa tunyurwe n'ubuzima tubayemo dushakisha uko twatera imbere ariko nitwumve ko ari ako kanya urabyuka ugasanga kontineri ku muryango wawe uri busenge Mana mfasha amadolari akagwa mu biganza ibyo ntabwo bizabaho la manu baba ngo manu yindi abayisirayeli bari mu butayu bava mu Misiri bataha bayibonye rimwe risa nta nubwo izongera kugwa nta kontineri uzabyuka iri ku muryango nta nubwo umuhanuzi azaza akakubwira ngo Imana iguha urufunguzo rw'imodoka humiriza gato ngo urubone rurimo ubwo ati ngiri imodoka uri yarakubwira ngo nibyo neretswe kandi bizaba niyo mwakongera guruka uti rwarufunguzo ko ntarubona jewe narabyeretswe ibyo ntakasi kawe bindi rero cyangwa hari ituro ry'ishimwe utatanze ibyo nta nubwo binandeba nuko ushaka kuba ubuzima bwa gihanuzi ubuzima bwa Hollywood ubuzima bwo kuri social ibyo tubyirinde yego Angeli reka ngushimire rero ngire aho mpinira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rwose wakoze cyane ku mwanya wawe ntago biba byoroshye ndabizi ariko nabyo biba bikwiye kugira ngo abantu bagende bungurana ibitekerezo asante sana nanjye ndagushimiye byimazeyo asante